reka nongere ngaruke gato nsobanure amagambo make. Jean de Dieu, hari ikintu kimwe abantu birengagiza. Icya mbere, ntabwo ngewe mu by'ukuri ngira uruhande mbogamiraho ngo ngire uwo ngira inshuti n'uwo nanga. Mwese muri abapiyoniye, mwese mwavukiye imbere yanjye. Donc sivuga kuvuka uko umuntu avuka ku mubyeyi, ndavuga mwinjira muri payi narabarebaga. Rero sinakwifuza ko umuntu yatsitara amureba, ariko none tugire ubwenge. Niba mufite abantu babahagarariye mu magurupe WhatsApp, abo bantu bakaba rimwe na rimwe bagenda bakebakeba cyangwa se biyobagiza igikwiriye, haba hari ikibazo. Mu by'ukuri tujye tuvuga tweruye, kuko Fabien twaganiriye mu gikari tubiganira nk'uko bibabwiye nibyo, ariko hari ikintu kimwe nifuza ko Pioneer mwese mumenya mu bwinshi bwanyu. Ndebye iyi groupe mbonera abantu barenga 500, bivuze ngo abarimo abantu bize n'abatarize, abasobanukiwe n'abadasobanukiwe cyane. Twese nitunganye ubumenyi nk'uko n'umuhaje imitima atayiringanije, niko na kapasite y'ubwonko yacu itangana. Ni byiza ko dusobanukirwa n'iki kiba cyarabaye, iki duhamagarwa kwinjiramo nacyo ni igiki, ingaruka zirimo ni izihe, hatabayeho gupfukirana umuntu ajye yinjira mu kintu akizi, nagiriramo ikibazo avuge ngo ariko nari naburiwe, nari nabwiwe. Okay. Iyo umuntu yihereye akavuga ngo aje gushyigikira GCV, ariko 50% ari amafaranga, 50% ari payi, ibyo gihe mbyumvamo intoboro nyinshi cyane ntibikwiriye. Kuko Nikora asaba ko dushyigikira GCV na kwa timu ngo nitubigaragaze ko tuyishyigikiye, twasabwaga kuyishyigikira ariko twishyura buri gicuruzwa cyose muri payi 100%. Ntabwo Nikora n'abambari be bigeze badusaba ko twashyira GCV twifasha 50%, donc 50% y'amafaranga fiat money, 50% nituvuga fiat money batabyumva. Donc 50% by'amafaranga, 50% bya payi. Ibi ngibi ni amagorane yo mu gikari, habera mu gikari runaka. Niba mubizi neza, muzagenzure aho iri gurisha rya payi ryagiye riba bagaragaza gushyira GCV, aho byagiye biba hose ku isi yose. Nta na hamwe waguraga ikintu 50% amafaranga, 50% payi. Oya, bivuze ngo rero umuntu uzabwira ngo aje gushyigikira GCV ngo kugira ngo ushyire 50% by'amafaranga, 50% bya payi, ntabwo ari byo. Kabiri, nta na rimwe ibi bintu nigeze kwibiraho Fabien, ntabwo mutangira gukorana n'abashinwa mucuzanya n'iyo company. Sinzi ngiye mu by'ukuri, ntabwo nzi niba ari company, ntabwo nzi ngo ihagarariwe nande, ikuriwe nande, ntacyo nyiziho. Ariko niba yaba yarije ivuga ngo ibazaniye product murishyira payi 100%, ngiye naceceka, nta kibazo nagira. Ariko nimba hajemo amafaranga, hakazamo amashipingi n'ibindi nk'ibyo, izo ni makanaki zo ku ruhande. Ngo niyishipingire, yidedwanire, najya no kwishyura 50% by'amafaranga, 50% bya payi, izo ni makanaki, ntabwo uko payi izakora. Payi aho izakora hose izishyurwa ari payi 100%. So ibintu rusasa by'abantu banyura ku ruhande, ntabwo nzi mu by'ukuri isoko muri mumbwira ngo ikuriwe n'umushinwa witwa nde, ariko nashake aba ari umushinwa biramureba, ariko nawe yagombye kuba mu murongo w'uburyo kuba timiri ikoramo. Reka mbisubiremo, ntabwo kumbwira ngo wenda iyo company ngo niba ari na Dorisine ngo ayirimo, ngo ayikuriye, niba yoboye sinakubeshya. Mu by'ukuri ntabwo Dorisine ntabwo aba muri Kowa team. Dorisine si umumember wa Kowa team, ntabwo yangajwe na Nikora, nta nakazi agiramo. Icyo akora n'umukorerabushake, umurwanashyaka wa payi, ibyo tukabimukundira. So rero niba iyi equipe cyangwa se niba ari uruganda, niba ari company, niba ari isoko, simbizi ryaje, ntabwo rizige ko amasoko azakorana natwe, ntabwo Nikora arayaduha, aracyafite mu biganza bye. Niyo mpamvu ba director bayo bose aho bakagera n'abayobozi bayo, ibo baricaye barategereje. So ibaza uwo muntu uzanye isoko ryiciye mu gikari rije kugurisha umuntu 50% by'amafaranga, 50% bya payi, ntabwo ibi byemewe. Kuza rero umuntu ahubwira ngo bishyigikiye GCV, hawo bishyigikiye GCV. Niba bishyigikiye GCV, ni mutange izo product zishyurwe payi 100%, 100%, nta hatajemo iby'amafaranga ku ruhande. Nimba hajemo ibintu by'amafaranga byo kwishipingira, ukishyura shipping, ukishyura sigiwe majerwa, donc de douanement, hanyuma wajya no kwishyura, byo ni makanaki.
ntabwo ari uko payi izakora. Ukuri ni ugushaka gutugisha izina rya payi no kuriteza ibibazo no kuriteza ingoroji, rimwe na rimwe bamwe bikabagiraho ingaruka. Reka ibintu tubisobanura abantu babyumve neza. Ntabwo mu rwego rwo gushyira GCV Nikora yarabiwe kuvuga ngo nimwishyure 50% by'amafaranga, 50% bya payi, ariko yaravuze ngo abiyemeje gushyira GCV bakabigaragaza ni mucuruze mugure munagurisha ariko mushyira payi, ariko byongeye bigomba kuba biri lokal cyangwa se loko, kumva icyongereza. Ni igikorwa kigomba gukorwa mu gihugu mw'imbere, apana igikorwa cyambukiranya imipaka. Ibyo Nikora yarabisobanuye. So nimujya gufata konti zano mukazishobora kubagurira bro, batangiye guhana ubucuruzi n'abashinwa baturutse ikantarange muri koti, bagatangira kubona umuntu witwa Bizimana yaguze ikaramu iturutse mu Bushinwa, yaguze n'umushinwa twa runaka, payi aho zagiye bahabonye. Come on, ubucuruzi bwambukiranya umupaka buratangiye, ariko ubwo Nikora bushyizeho yaravuze ngo ibyo oya, nibe mu buryo buri lokali imbere mu gihugu. Niyo bonaga buri gihugu cyarakoraga gikoreza amafoto na resulta rizate zo babaga zona muri machine. Rero mubwiza abantu kuri no kosa nkaho mubarindagiza, kiretse niba hari inyungu runaka mu bifitemo. Fabien ujye uhagarara nk'umuntu mu cyuga, uhagarara nk'umuntu w'umugabo ukavuga uti ngo tubwizanye ukuri, tubwize ukuri abantu. Aba bantu baba bahagaze basaga 500. Fabien ubereye admin, ubibutse ko ugomba guhagaruka bibutsa ko Nikora yavuze ko muri barucuruzi bariho buraba cyagihe nabo nanye ba Bosco babikora n'abandi ni Burundi barabikoze, no muri aho mu Rwanda mwarabikoze nabibonye, n'ubundi barabikoze n'ahandi no mu Bushinwa na Indonesia n'Asia, ahantu batakoze byitaho cyane mu Rwanda no mu Burayi n'ahandi hirya muri Amerika. Ntabwo bakoze bigaragaza cyane babitindaho kuko mbo sinzi impamvu, ariko impamvu genda nayizi nuko. Rero mwibutsa abantu ko Nikora yavuze ko iyo gura n'igurisha ryabayeho ryari rigiye mu buryo buri lokali bw'imbere mu gihugu gusa. Ubucuruzi bwambukiranije imipaka ntabwo bwemewe. Barabibona muri mashini wabo, barabibona ko payi zihagurutse mu Rwanda zirambutse ziragiye, urabibona. So rero tubwiza abantu kuri, niba ari gushyira GCV ni mukuri iyo 50%, iyo 50% y'amafaranga niveho, niba bizana bicuruze kuri payi gusa, aho sava. Nabwo kandi nibibera imbere mu gihugu, bibabe baretse kwambukiranya imipaka, kuko ni habaho kwambukiranya imipaka mu guhina n'abashimo n'ibiki byose, izo konti ziraza kugaragara ku kise zitahanwa zahanwa. Rero mubwiza abantu kuri, bafashe imyaka 4 bamayininga payi, bo gutakaza account zabo zakazabagiriye umumaro n'imbyaro zabo babyaye cyangwa se izo bazabyara. Please, habeho kubwizanya ukuri, ntihabeho kuvugana nabi, ntihabeho intonganya. Ariko ibi mvuze niba bisobanutse amatwi y'abantu mwagiye mubyumva Nikora bivuga, sibyo? Mugende mubaza abantu bayoboye amasoko mu Rwanda, ntago nzimenya harabayeho kabiri cyangwa gatatu, ngira ngo byaba byariho simbizi, ariko mubabaze mwumve uwajyaga kugura ikintu yishyuraga payi 100%. Ntawe bigeze baka ngo wishyure kandi 50%. Kuki? Sicyo Nikora yaravuze. Ikindi, niba mu byo mvuze byose hari icyo mbeshyemo, muri mwe mu bivuguruze, ariko n'ibyo mvuze ari ukuri, mwitondere kugushamo abapiyoniye, mubashora mu masoko aturutse ikantarange atazwi, atarahabwa uburenganzira na Nikora. Andi masoko yose aricaye arategereje. Nimushakashaka mukamusanga amasoko yose ari muri P-Browse ategerejemo, hari ntabwo aratangira gukora. Iri rigerite riturutswe ryorejwe nande, rigese rya burenganzira nande, kuva ryari se Nikora ari ku isoko rije gukora rikishyura 50% by'amafaranga, 50% bya payi. Mubigendemo gakeya, ntabwo ari byiza. Murakoze.